tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ubuhanuzi bwawe, tumaze kumva icyo udutegeka, tumaze kumva icyo utubuza. Mwami, byose turabisobanukiwe. Turagushimiye kuwandikishije aya magambo. Tugiye gusengera muri iri jambo Mwami. Turashaka kwikuraho umuvumo twatewe no kwimika ibindi bigirwamana, twatewe no kwiringira abantu aho kwiringira Yesu Kristo umwana wawe wadutumyeho. Uyu munsi rero Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo Umwuka Wera amanukire ku bwoko bwawe, amanukire ku basore n'inkumi, amanukire ku babyeyi. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Uyu munsi rero abavandimwe, tugiye kwigana ijambo ry'Imana nk'uko turi buze kurisanga muri Bibiliya yera mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma duhereye ku mutwe wa 17 kuva ku murongo wa 5 tukageza ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uwizera Imana ameze nk'igiti giteye hafi y'amazi. Amen. Ku murongo wa 5 haranditse ngo uku ni Uwiteka avuga ati, avumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza, tubashe kumva aya magambo, ubuhanuzi bw'Imana. Twibukiranye ko Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Ni uburyo rero Imana ivuganamo n'abantu bayo. Ni ukuvuga ngo impamvu Imana yandikishije iki gitabo ari cyo Bibiliya, ni ukugira ngo tujye tuganira nayo mu ijambo ryayo. Iyi nabigereranya wenda, nubwo Bibiliya nta kintu wapfa kwigeranya nacyo, n'ifoto y'urwibutso. Urabona iyo wifotoje ugashyira ifoto muri alubumu, ukubonye arakwibuka akavuga ati uyu ni kanaka. Noneho natwe Imana yandikishije iki gitabo kugira ngo tubashe kujya tuvugana nayo, tuganire nayo, twumve ngo dukeneyeho iki, twibaze ngo mbese nitugera mu bihe bimeze gutya tuzitwara dute. Ni urwibutso Imana dusigaye rwo kujya twibutsa ngo abasokuruza bacu bageze mu gihe kimeze gutya byagenze gutya, bitwaye batya, hanyuma Imana ibibakuramo gutya, Imana ibatabara muri ubu buryo. Uyu munsi rero unyemerere ubuhanuzi bw'Imana tuze kubwumvira mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Twasomye ku mutwe wa 17 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8. Twumvisemo neza ko Imana yandikishije ko nta kindi kintu cyo kwiringirwa, nta wundi muntu wo kwiringirwa uretse Imana yonyine. Umuntu wiringira umuntu ngo avumwe, kuko umuntu aba yimuye Uwiteka mu mutima akimikamo umuntu. None uyu munsi ndakubaza muvandimwe, wowe mu mibereho yawe nk'umukristo, wiringiye iki? Wiringiye akazi kawe kariko kazagutabara? Wiringiye amafaranga yawe ko ari azagutabara? Mbese wiringiye inshuti zawe ko arizo zizagutabara? Mbese wiringiye ababyeyi bawe ko aribo bazagutabara? Oya da. Imana irakubwira ngo uvumwe. Havumwe umuntu uteye atyo, uko yimuye Uwiteka mu mutima akimikamo umuntu, akimikamo ubutunzi. Ibyo bintu byose byimura Uwiteka mu mitima ntabwo twemerewe kubikora nk'abakristo, ahubwo Imana yahise ibitangaho umurongo. Ariyo mpamvu Imana yacu ari umubyeyi, buri gihe itanga ikibujijwe gukorwa n'icyemewe gukorwa, ariko igahita ivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko azaba ameze nk'igiti gigize gute, gitewe
ku mugezi, kandi icyo giti kizashorera imizi muri uwo mugezi, amababi yacyo ntazuma, azakomeza agire gute, atohagiye. None rero natwe turahiriwe niba tutimitse ibigirwamana mu mitima, ntitwimike ubusinzi, ntitwimike ubusambo, ntitwimike ubusambanyi, iriya mirimo yose ya kamere nk'uko igaragara mu Bagalatiya, tugakora iby'Imana ishaka ko tugira gute, dukwiye gukora. Hanyuma Imana irashaka ko twizera Kristo, umwana wayo yagize gute, yadutumyeho, ari we gitambo kizima, akitangira ibyaha byacu, icyo gihe jye nawe tukarokorwa. Ariko birababaje kubona twimika undi mwami mu mutima wacu atari Yezu Kristo, ari we wenyine ubasha kugira gute, kudukiza. Uwimitse Yesu Kristo akamwiringira, ngo Uwiteka nawe amubera ibyiringiro, ni ukuvuga ngo turasabwa kureka byose byose byose, tukegurira icyizere cyacu mu mitima yacu, tukacyegurira Imana. Muri ino minsi imibereho igoye, muri iki gihe cy'ubuhenebere, nk'uko n'ubundi bigaragara muri Timoteyo wa 2 igice cya 3, ngo mu minsi y'ubuhenebere akenshi hari igihe abantu babigeramo ntibamenye ibyo ari byo, ariko turi muri bya bihe abantu bimuye urukundo rw'Imana, bimikamo ibindi bintu mu mitima. Icyo gihe rero twumvise ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuvumo uturiho. Ubwo rero turasabwa kugira gute, turasabwa kwirisuzuma, tukareba mu mibanire yacu n'Imana, tukavuga ngo jyewe uyu munsi nshingiye uko mpagaze, umubano wanjye n'Imana, umubano wanjye n'Umwuka Wera, ndabona Yezu Kristo ari we nimitse nk'umwami mu mutima wanjye. Nusanga atari we, ugasanga ari ikindi kintu kirimo, ari akazi, ari amafaranga, ari uburyohe bw'ibyaha wirirwamo, uyu munsi ndaguhamagarira kugira ngo nawe wongere witekerezeho. Haracyari imbaraga z'ibyiringiro, haracyari igihe cy'imbabazi, kugira ngo nawe ugaruke munsi y'umusaraba, hahandi Yezu Kristo yavuye ngo byose birarangiye, hahandi yabwiriye Imana se abari bari kumubamba ngo ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Uyu munsi rero mwene data, birashoboka ko nawe wari umaze iminsi wigaragura mu byaha, wari umaze iminsi ufite ibindi bintu wimitse mu mutima wawe atari Yesu Kristo, ariko uyu munsi ndaguhamagarira kugira ngo nawe ugaruke munsi y'umusaraba. Uyu munsi unyemerere dusenge, twinginge Imana iduhe Umwuka Wera, adufashe kwimura ibigirwamana byose twimitse mu mitima, mu buzima bwacu, mu migire ya buri munsi, kugira ngo twiringire Uwiteka nawe atubere ibyiringiro, tumere nka cya giti gitewe hehe, gitewe ku mugezi, kuko amababi yacyo ntajya yuma, ngo n'igihe cy'amapfa ntabwo icyo giti kizagira gute, kizigera kigira ikibazo. Rero uweguriye ubwami bwe cyangwa se umutima we, ubwami bw'ijuru, ari we Yesu Kristo, kugira ngo atuyobore, arahiriwe kuko nawe ameze nk'icyo giti. Birashoboka ko mu mibereho yawe wagiye kure, ukaba usanze ukimara kumvira isomo, ukumvira ijambo ry'Imana, usanze waragiye kure. Unyemerere uyu munsi ucishe bugufi umutima, kugira ngo dusengane Imana, kugira ngo twinginge Imana ikugirire neza, itugirire neza twese muri rusange. Umuvumo tuveho kubera uyu munsi, twegurire ibyacu byose Yesu Kristo, kugira ngo abe ari umugenga wabyo, hanyuma tumere nka cya giti gitewe ku mugezi. Haleluya. Unyemerere mwene data ucishe bugufi umutima, reka dusengane Imana, kugira ngo nawe uyu munsi urare mu murwa mushya. Uyu munsi ubwire Satani ngo bye, ndagiye, ntabwo nkimitse wowe, ahubwo ngiye kwimura ibyo unshukisha byose, niyeguriye Kristo. Uvuge ngo ubusambanyi bwo aribwo nimutse ndaburetse, uvuge ngo ubusambo ubwo aribwo nimutse ndaburetse, uvuge ngo kurya ruswa uyu munsi ndabihagaritse, uvuge ngo uyu munsi kwiringira ababyeyi cyangwa kwiringira undi muntu nabyo ndabihagaritse. Umuntu wenyine wo kwiringira n'Uwiteka. Hanyuma uyu munsi umusabe imbaraga, reka nkwingingira Imana, mufashe twinginga Imana. Uyu munsi Umwuka Wera kumanukire, uyu munsi amanuke kuri buri wese, hanyuma aduhe za mbaraga zibasha kutubatura, kubera ko Kristo niwe wenyine ubasha kutubatura, kandi Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Kandi Imana yarandikishije ngo nimumenye ukuri niko kuzagira gute, kuzaba batura.
guhugura, uyu munsi umenye ukuri, uyu munsi umenye aho ugwa, uyu munsi umenye ibyo ubujijwe, uyu munsi umenye ibyo wemerewe gukora, uyu munsi umenye umwami mushya wo gukorera. Reka rero twegurire ibyacu byose Yesu Kristo, reka ducishe bugufi imitima dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumva ubuhanuzi bwawe, tumaze kumva icyo udutegeka, tumaze kumva icyo utubuza. Mwami, byose turabisobanukiwe, turagushimiye ko wandikishije aya magambo. Tugiye gusengera muri iri jambo Mwami, turashaka kwikuraho umuvumo twatewe no kwimika ibindi bigirwamana, twatewe no kwiringira abantu aho kwiringira Yesu Kristo umwana wawe wadutumyeho. Uyu munsi rero Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo Umwuka Wera amanukire ku bwoko bwawe, amanukire ku basore n'inkumi, amanukire ku babyeyi n'abagabo, kugira ngo Mwami Nyiringabo babashe kubaturwa n'iri jambo, kandi amanukire ku bana batoya mu izina rya Yesu. Buri wese uri bwumva ubutumwa uyu munsi Nyiringabo Imana, umutumeho Umwuka Wera, umutumeho marayika Gaburiyeli, amumenyeshe byimazeyo urukundo wamukunze, maze Mwami Nyiringabo abashe kwimura ubwami, abashe kwimika ubwami bwawe mu migirire yiwe. Urakoze Kristo, urakoze kuri Imana, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuko ubereye ukwiringiye nawe umubere ibyiringiro, urakoze kuko ukwiringiye umuhwanira n'igiti giteye ku mugezi, kandi amababi yacyo ntajya yuma. None Mwami Nyiringabo, abaja bawe abaja n'abagaragu bawe uyu munsi bitekerejeho, basanze baragiye kure, basanze baratandukiriye, ariko wemeye guca bugufi akaba apfukamye Nyiringabo Imana, akabateza amatwi ubu butumwa, yaba ari mu Rwanda cyangwa hakurya yarwo. Musabiye imbaraga, musabiye umugisha, uyu munsi akugarukire, kandi Nyiringabo Imana unyemerere Kristo, mpagaze mu mbaraga zawe, umwandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Ndakwingingira kugira ngo abatwawe bugwate n'inyatsi na karande uyu munsi Nyiringabo bakaba bari kumva ubu butumwa, unyemerere bamene imitima, kugira ngo Mwami Yesu bakwakire nk'umwami n'umukiza. Urakoze Kristo, urakoze kuri Imana, urakoze ko wemeye imbabazi, urakoze ko wemeye kubatura, urakoze ko wemeye kubohora. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, turagushimiye, dushimye ko wumvise gusenga kw'ababaja bawe no guca bugufi, ukaba ubagiriye imbabazi. Izina ryawe ni ryamamare. Uri Kristo wavuye ku Mana. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye Mana nzima, ndagushimiye Mana Data, ubwami bwawe buganze, izina ryawe rishyirwe hejuru. Haleluya. Urakoze Data, urakoze Kristo. Amen.